ese amagare no kubera iki abakobwa aribo bakunda kwitaho cyane, twe abahungu ntago tuba dukeneye ubwo bukangurambaga kugira ngo natwe rega natwe mwadushuka no twe nidushukika kereka wari shuga mami kuko nta mukobwa ubu nagushuka ko kukemera cyane rwose n'ubu utangiye kunshuka. oya tukiganira kujyanye n'imyororokere, ese buriya ku bahungu baravuze ngo umwana w'umukobwa ashobora gushukwa ngo yakoze imibonano mpuzabitsina, ngashobora gukibishishi, ashobora kutaribwa n'imihango. Ese nkawe ubizi ibyo bintu kuko urumva ari byo cyangwa no kubashuka kugira ngo babashe kugira ngo bagwe muri ibyo bishuko byo kumva yuko nyine ibyo babikoze batagira ikibazo kivuka? Nukubashuka kuko ibyo bintu si byo rwose, ibyo nukubashuka. Bambwirire tutararangiza hari akantu nari nibagiye kubabwira. Ya katubwire na cyazo. Muri iki gihe uri gusanga abapapa batubyaye bari kuza gutereta abana. Abapapa bagatereta abana babo se cyangwa bagatereta abana basanzwe babagenzi babo? Bagatereta abana babyaye. Turn up. This is MPTV, National Pictures. Ngendi wisala. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro tuganire. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu. Uyu munsi muramubona umukobwa mwiza cyane ahangaha. Yewana araseka, ni nyarwego muramubona kabisa. Sisa nakunze inyinya yawe. Urakoze cyane. Ya kabisa. Ya uyu mutumirwa uyu munsi tugiye kuganira mu kiganiro, uyu munsi tuganire. Ngira ngo kugira ngo dutangire ikiganiro yabibwira sister, bwira abanyarwanda, bwira inshuti za MPTV uriwe kugira ngo dukomeze ikiganiro. Ange nitwa Umuhoza Apolline. Ya yitwa Umuhoza Apolline. Uyu munsi turashaka kuganira ku kiganiro cy'imyororokere. Apolline ni umukobwa ukiri muto ariko ufite ubumenyi, ufite ubuhanga mu gusobanurira abana bakiri bato cyangwa se abantu ingeri zarizo zose ikiganiro kijyanye n'imyororokere. Ese Apolline, imyororokere ubundi tuvuze imyororokere mu kinyarwanda, imyororokere ku muntu wese uri kudukurikirana yakumva ko imyororokere ni iki, kuko imyororokere atandukanye. Abantu bagira imyororokere, inyamaswa bafite zigira imyororokere. Imyororokere munsi twigaho ni imyororokere yihe? Turi bwige ku myororokere y'umubiri w'umuntu. Ya atubwiye yuko uyu munsi turi bwige kujyanye n'imyororokere y'umuntu. Mu kiganiro tuganira uyu munsi tugiye kwiga kujyanye n'imyororokere y'umuntu. Ese mu myororokere y'umuntu ubundi umuntu yororoka ate muri rusange? Umuntu aravuka agakura, none uko umubiri ugenda uhindagurika ugira ibindi bimenyetso ugaragaza, nibwo batangira kuvuga imyororokere y'umubiri. Atubwiye yuko ngo umuntu akura uko umubiri ugenda ukura, ngo nibwo batangira kuvuga ngo umuntu imyororokere y'umubiri yatangiye. Ese imyororokere y'umubiri bura itangira mu gihe kingana gite? Kuva ubundi bavuga ko hari ibyiciro, hakaba abana, abangavu n'ingimbi, hakaba amajigija. Utubwiye abana, amajigija. Ubwo mu myororokere itangira mu cyiciro mu byuvuze? Itangira ku myaka 9 kuzamura. Imyaka 9 burase umuntu watangiye kujya mu gihe cy'imyororokere cyane. Tubwira ubu bimeze gute ngo tubwire ngo mu myaka 9 uyu muntu amaze kugera kuri iki kigero kubwo imyororokere runaka baba bavuga abayigize bimeze gute? Bitewe n'iki gihe turimo, usigaye usanga abana batoya bafite imyaka 9 batangiye icyiciro cy'abangavu, batangiye kumera amabere, batangiye kujya mu mihango, batangiye kuzana ibice bimwe na bimwe ku mubiri wabo bigaragara, rero bikahita bitangira ku myaka 9 kuzamura. Ese bura ku myaka 9 umwana batangiye kujya mu mihango? Cyane rwose. Nose nk'umwana ugira nk'imyaka 12 ataragira mu mihango kuvuga ko bafite ikibazo cy'imyororokere? Oya, nta kibazo bafite. Nabo wababwira iki ku kijyanye n'icyo kibazo? Nta kibazo bafite, ahubwo biterwa n'imisemburo umwana afite. Bitewe n'umuntu, abantu twese turatandukanye. Haba hari imirire itandukanye bafata,
uburyo amaraso mu muryango. Tukiri aho ngaho uravuze ngo ibijyanye n'imirire, ese imirire ishobora kugaragaza ikigero runaka cyo igihe umuntu yagira mu gihe cy'imyororokere? Cyane rwose, hari abana baba babona indyo yuzuye. Ababyeyi murabyumva yuko burya n'indyo yuzuye ituma umwana akura vuba akabasha kubijya yagira mu gihe cy'imyororokere. Cyane rwose, ku buryo umwana w'imyaka 9 burashobora gutwara inda. Cyane, ubwo se muri iki gihe turimo ni cyo kibazo cyugarije uru Rwanda rwacu. Uri gusanga abana b'imyaka 9. Katubwira abanyarwanda batwumva aka kanya yuko muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus, yuko uyu mwanya tuba tubonye n'umwanya kugira ngo twigishe abanyarwanda bagije mu gihe kiri mu myaka 9 kuzamura. Iki kiganiro tuganire no mpamvu tuba tukinyujije kuri MPTV kugira ngo aho muri hose mu gikurikirane. Niko umutumirwa wacu akomeza tubwira, ese buriya imihango, hari bavuga imihango, hari abana dusobanukira imihango icyo ari cyo, akabona ibintu bimubayeho ariko atazi bigenze gute, mu byo ataramuganirije ugasanga no kwishurira niyo yabyizeho neza. Ese sobanurira abana bageje mu gihe cy'imyororokere cyo kubona imihango, ese imihango bimeze gute? Imihango nayo iri mu gice kimwe kigaragaza umwana w'umwangavu kubera ko niwe uyijyamo. Icyo gihe rero iyo watangiye kubona imihango biba bisobanuye yuko ushobora nawe kuba wasama ukabyara undi mwana. Utubwiye yuko mu gihe umwana atangiye kubona imihango biba bivuze yuko yasama cyane. None yakwitwara gute muri icyo gihe yatangiye kubona imihango kandi ubwa mbere mu bimujeho? Uko yakitwara rero igihe yatangiye kubona imihango, ababyeyi cyane cyane kuko aribo baba bari buhure n'abana cyane umwanya munini, kuko niyo uyigiyemo akenshi wihutira kubibwira umubyeyi cyangwa mukuru wawe. Bakeneye kuganiriza abana uburyo ki bakwiye kwirinda muri icyo gihe batangiye kujya mu mihango. Ariko hari abana bagira isoni zo kubwira ababyeyi babo cyangwa se ababyeyi banga kubwira igihe bagiye mu mihango kugira ngo basobanurire ibyo aribyo. Abo twababwira iki? Abo bana rero ubundi inshuti ya mbere ngewe mba numva yabaho ushaka kubwira iryo banga, kuko riba ari ibanga rikomeye. Mwe ntago mwabyumva kuko muri abahungu, ariko kuri twebwe nk'abakobwa ni ikintu kibanga. Uravuze ngo hatwe nk'abahungu, ese abahungu bo naga imyororokere si bareba? Irabareba. Hari umuhungu ujya mu mihango se? Ariko yiroteraho. Kwiroteraho bura nabyo ni ikintu kijyanye n'imyororokere ku kiremwa muntu. Kiranga ingimbi. Ikiranga ingimbi. Dusobanura aho hantu ukuntu umuhungu atangiye kwiroteraho, kuko ushobora gusanga ari umuhungu warose ugasanga yenda yarose ibintu nk'ibyo vati nanjye banza kandi akiri muto, nanjye natangiye kugira igenda gihe kwiroteraho. Dusore kwiroteraho ni gutubundi kwirotera ni iki? Sobanura abatwumva. Ndagerageza kubasobanura ko ngiye sindiroteraho n'iby'abahungu, ahubwo urabindushiraza ko bigira neza. Urumva ko turi mu gice cya tuganire, tuganire ibintu byose tubiva umuzingo, tubibwira abanyarwanda, tubibwire babana bakiri batoya, za ngimbi, babana batangiye kujya mu mihango, abana batangiye kwiroteraho, ndetse n'abandi bose bagize ibyo bimenyetso ariko bataramenya ngo ibi bikora gute. Abadukurikira ku buryo bazavuga ati nibura hari ikiganiro twakurikiye kuri MPTV Machinery Pictures cyatubwiye kujyanye n'imyororokere. Tubwire ingiri zose tuzinyuremo, tunyire ku bakobwa, tunyire ku bahungu, buri wese yisobanukirwe. Kwiroteraho ngewe ukuntu mbyumva ni igihe umuhungu aba yatangiye gutekereza nk'uko umukobwa, yenda bari gukora imibonano ugasanga nyine yiroteyeho aje amasohoro. Ubwo icyo gihe yabibonye nawe, ubwo biba bishatse kuvuga ko yatera inda. Ni ukuvuga ko umwana w'umuhungu wiroteyeho ariko byanze bikunze kwirotera se biba kumanywa? Byaba ariko bakunda kuvuga ko biba ninjoro. Ngize ngo hari umwana w'umuhungu wakwirotera kumanywa ari kugenda ugasanga yiroteyeho, ugasanga yenda aya masohoro arubuza araje. Bibaho se? Kereka yenda bari bikinisha cyangwa ari sinzi nimba yenda bwari uburwayi, kuko urumva ko byaba ari uburwayi deja. Mbona cyerokoza yenda ari kubishakaho birashoboka ko ashobora kugira ubushake bwo kuba yararikira igitsina gore ari kugenda cyangwa ari mu nzira akisohoreraho cyane. Urumva ko ibyo ngibyo nawe bitandukanye n'imyororokere. Urumva ko biratandukanye cyane, kuko ibyo ni irari. Iryo ni irari rijyanye no kudakontorora umubiri, kuba wabona umukobwa yitambukira ukumva urabishatse
noneho ugeze n'aho usohorera mu muhanda. ariko ibyo ngibyo nyine urumva ko biranga wa mwana watangiye kugira muri cya gihe cyo kugira ngo ya myoroke ya misemburo yatangiye kugaragaza yuko amaze kuba ingimbi yatangiye kwiroteraho ubundi bibaho nijoro bimeze gute? Bishobora kuba bibaho nijoro igihe ndaryamye akarota yaribonanye n'umukobwa cyangwa akarota nyine hari ibindi bice by'umubiri ari kubona, ugasanga nyine ubwo bushake yenda buraje muri iryo joro asohoye atabizi, niko bavuga kwirotera. ngira ngo noneho tuganire uburyo ki twagira inama b'abana bamaze kugera mu gihe cy'imihango, b'abana bamaze kugiye cyo kwiroteraho, inama twabagira kugira ngo niba bibaye icyo bakurikiza kugira ngo babashe gukomeza ubuzima bwabo bameze neza. Njyewe inama nagira abana b'abangavu noneho by'umwihariko muri iki gihe turimo cya COVID-19, uri gusanga abana benshi bari gutwara inda zitateganyijwe. Ndabyumva nibyo, izo kese zirahari mu gihugu cyacu. Njyewe inama nabagira cyane abatarabikora bakifata, ariko muri iki gihe kwifata biragoye, kwifata birakomeye kubera ko duhura n'abasore kenshi. Rero njyewe inama nabagira babaye kwifata bibananiye bakoresha agakingirizo. Uravuze ngo abakobwa cyangwa abahungu bamaze kugira mu icyo gihe cyo kubona yuko bamwe batangiye kumera amabere, batangiye kujya mu mihango, abasore batangiye kwiroteraho kugira ngo babashe kwirinda muri iyi minsi ya corona, kugira ngo babashe kwirinda kugwa mu ngeso mbi cyangwa kugwa mu irari, bakwirinda cyangwa bakwifata cyangwa bagakoresha agakingirizo. Ese buriya inama nyamukuru kurenza gukoresha agakingirizo yaba ari iyihe buriya? Inama nyamukuru yarenza gukoresha agakingirizo no ukomera ku busugi cyangwa akifata. Njye niyo nama natanga. Ese buriya kwifata y'uburabyo twayifata nk'ubundi bumenyi cyangwa se nk'ubundi bujyanama umwana akura mu muryango, buriya kwifata ubundi buriya umwana abikomora hehe? Ubundi cyane izo nama zagakwiye gutangwa n'ababyeyi. Ubundi icya mbere ni inama ukura mu muryango ukomokamo. Uratubwiye ngo kwifata ni inama ukwiye gukura ku babyeyi, ni inama ukura muri famiye ukomokamo. Ese ku ishuri buriya byo izo nama ntibajya bazitanga? Ku ishuri naho barazitanga, kuko ku ishuri uhasanga hari clubs menshi, kuko nago mu masomo aba agenga umunsi biba birimo, ariko bagira igihe cyo kwisanzura mukaganira, mugahurira hamwe mukabiganiraho, ariko ntago biba bihagije nk'uko umubyeyi wawe yakubuza ikintu cyangwa yakugira inama. Rero muri iyi minsi usigaye usanga ababyeyi baha akanya gatoya abana gatoya, ugasanga bihugiyeho, noneho na rwa rukundo rwagakwiye kuba hagati y'umwana n'umubyeyi ugasanga urwo rukundo nta ruhari. Ni hahandi uzasanga umwana bamushukishije shokora, bamushukishije telefone, utuntu twiza kugira bamubeshya ati nukora imibonano ibishishi bizakira, nukora imibonano uzajya ujya mu mihango mu nda ntihakurye. Ugasanga rero abana bakeneye za nama ukuri kw'ababyeyi. Urumva yuko abakurikiye MPTV, ababyeyi mufite uruhare runini kugira ngo mwigishe abana banyu kugira ngo bige ibijyanye n'imyororokere bakiri batoya, babikuriremo kandi babone ubwo bujyanama bwanyu. Mwitwarwa n'akazi, mwitwarwa n'ibyo mukora, ahubwo musigire umwanya muganirize abana. Turacyari kumwe n'umutumirwa wacu Apollinaire, ni umukobwa ukiri mutoya ariko ufite inama nyinshi, ufite ubumenyi ku bijyanye n'imyororokere ya muntu. Apollinaire, tukiri muri iki kiganiro tukiganira kujyanye n'imyororokere, ese buriya ku bahungu baravuze ngo umwana w'umukobwa ashobora gushukwa ngo yakoze imibonano mpuzabitsina, ngashobora gukiba ibishishi, ashobora kutaribwa n'imihango. Ese nkawe ubizi ibyo bintu kuko urumva ari byo cyangwa nuko bashuka kugira ngo babashe kugira ngo bagwe muri ibyo bishuko byo kumva yuko nyine ibyo babikoze batagira ikibazo kivuka? Nuko bashuka kuko ibyo bintu si byo rwose, ibyo nuko bashuka. Bambwirire uva ati ibi bintu bimeze gutya, nkawe mujyanama ubizi kandi acyari mutoya, ndabona nawe ndakekana nagura baba mukuru cyane ariko ubu ufiteho ubumenyi. Babwira ati ibi nibi ukoze ibi ngibi isuku bimeze, ukoze ibisuku bimeze, ahubwo ikiricyo ni iki ngiki. Bahe inama nyamukuru ukurikije uko ibiri hanze aha ngaha bimeze. Yangewe inama nabagira
nk'abana b'abangavu cyangwa abana turi mu kigero kimwe, kuko niba uri gusanga aho bafite icyo kibazo, ntihazagire umusore ugushuka rwose ngo nukora imibonano nibwo uri bukire ibishishi. Ibishishi ni imisemburo iba mu mubiri w'umuntu, birizana bikongera bikagenda rwose. Ikindi ntibaza gusukisha telefone cyangwa udushokora, biriya ni ibintu nawe ubwawe wakora ukabigeraho. Ariko ibyo si byo bita amareshya mugeni kugira ngo babashe kuba cyane rwose. Bana batoya, barumuna bacu cyangwa se bakuru bacu, murumva yuko buriya ntago ari byiza gushuka umwana mutoya kugira ngo ubashe kumukoresha ibidakorwa. Mu muco nyarwanda kirazira kikanaziririzwa gufata umwana mutoya ukamushuka ukamuha ibintu kugira ngo ubashe kuba wamusambanya. Umutumirwa wacu aravuze ngo kirazira kikanaziririzwa gushuka umwana mutoya. Arongera avuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina ntago ari byo bikiza ibishishi, ntago ari byo bishobora kuba byatuma iyo mihango wagiye kurya ikira, ahubwo ibyo byose iyo witabaje umuganga arabigukemurira akakubwira impamvu ibitera, akabasha kuba yakujyana inama y'uko wabigenza. Tukiri kumwe n'umutumirwa rero, ndagira ngo akomeza tubwire, ese muri iyi minsi ya corona urabona yuko abantu bose bameze nk'aho batagihura ngo baganire, ntago hakibaho ibiganiro byinshi cyane ngo abantu bahuriye hamwe babaganiriza abana, ntago tukibona abantu benshi cyane bahuriye ahantu henshi bari kwigisha imyororokere abana. Urabona yuko muri iyi minsi muri rusange urabona hakwiye ubuhe bukangurambaga kugira ngo abana babashe kugirwa inama ku buryo bwagutse? Njyewe ubukangurambaga bwabaho kubera ko uri kubona ko muri iyi minsi turi gutaha kare, ugasanga tugeze mu rugo twese hakiri kare, ntakibaho kugoroba kw'ababyeyi. Njyewe muri iyi minsi nashishikariza ababyeyi kuganiriza abana, dore ni byiza cyane, dore bagiye kujya no mu biruhuko. Icyo rero ababyeyi njye nabasaba bafasha abana ni ukubigisha uburyo ki bagiye kwitwara muri no vacances, noneho bakabigisha n'uburyo ki babara ukwezi k'umugore, bakabigisha ibintu byinshi byo kwiyitaho mu gihe abana ari abangavu, mu gihe bari kumwe n'ababyeyi, bakabereka ikintu babahishe. Hari ibintu ababyeyi bahisha abana bakagira isoni zo kubabwira, kandi mu by'ukuri abana baba babikeneye, ugasanga bari kubikura hirya no hino. Kandi ikindi nasaba ababyeyi, akenshi tuvuga kwigisha abakobwa, ugasanga abakobwa nibo dutsimbarayeho cyane. Yego koko niwe tugomba gutsimbararaho, kuko ingaruka iyo zije nibo zizaho, ariko njye nasabaga ko bakita no ku bahungu bakabigisha, kuko uri kumva nimba habonetse ikibazo cyo guterwa inda ntabwo bazitera. Ese amagare no kubera iki abakobwa aribo bakunda kwitaho cyane, twe abahungu ntago tuba dukeneye ubwo bukangurambaga kugira ngo natwe mwadushuka no twe nidushukika? Kereka wari shuga mami, kuko nta mukobwa uzi ubu nagushuka ko kukera cyane rwose, n'ubu watangiye kunshuka. Oya, nta mukobwa, majority abahungu nibo bashuka abakobwa, sibyo? Ariko ubundi abakobwa nibo bagira impuhwe. Nicyo kuvuga ko abakobwa bagira impuhwe zo, kuko ubasabye bose bahitamo nyine mwe muhoramo mwivugishwa bya bindi byanyu, ndapfuye kandi n'ubundi bikarangira mudapfuye. Turi mu kiganiro, urabyumva yuko ababyeyi abana bagiye kuza mu kiruhuko. Icyo tubasaba ni ukugira ngo abana ubwo bazaba baje mu kiruhuko ni umwanya mwiza wo kugira ngo mubaganirize, mubabwire, mubagire inama, ndetse buriya ikintu umwana aganiriye n'umubyeyi buriya agifata nk'ihame, kuko ari ikintu babwiwe n'umubyeyi we. Turabasaba rero yuko mwegera abana mukababwira ibijyanye n'imyororokere, mukabagira inama, ariko nimukibande ku gice kimwe ngo mwibande ku bakobwa, ngo mwibande kuri bo gusa. N'abahungu bakeneye izo nama, abapapa bakeneye kwegera abahungu banyu mukababwira ibijyanye n'imyororokere mu gihe bageze mu gihe cy'uko bumva yuko nyine batangiye igihe cyo kwirotiraho, batangiye kugira indi misemburo cyangwa se ubundi indi mimero itandukanye n'uko bari bameze
bimeze. Abakobwa urumva namwe mu gihe mwagize mu gihe cy'imihango ababyeyi bakeneye kubegera. Tukiri kumwe n'umutumirwa turagira ngo noneho twanzure dusoza tugira inama abo bana tubabwira ku bijyanye n'imyororokere yabo, tubagira inama twanzura kugira ngo nibura bose bumve yuko babigomba. Ariko hagati aho Peter tutararangiza hari akantu nari nibagiye kubabwira. Katubwire na kibazo. Muri iki gihe uri gusanga abapapa batubyaye bari kuza gutereta abana. Abapapa bagatereta abana babo se cyangwa bagatereta abana basanzwe bagenzi babo? Bagatereta abana babyaye. Burya umwana w'umuturanyi ungana n'uwawe buraba ari umwana wawe. Ngiye nabyita nko gutereta, ni nko gutereta umwana ubyaye. Ubwo se si umuco mubi, nko gutatira se buriya mu muco nyarwanda ndumva ari imico mibi? Ni imico mibi cyane. Ngewe nashishikarizaga abapapa kwiyubaha bagaha agaciro umwana. Burya igihe wagiye gutereta umwana ngo urabona ari muto ateye neza iki, mu by'ukuri buriya n'umugore we aba yari mwiza. Ariko ndumva ibyo ngibyo bikururwa n'icyo bita nakwita irari. Ni irari cyane, kandi muri ibi bihe uri gusanga ari byo bihari kuruta kuvuga. Uri gusanga abasore benshi ahubwo si nabo bari gutera amada kenshi. Uri gusanga kesi turi kubona buri munsi ni iy'abagabo. Dufite kesi nyinshi cyane mu gihugu muri iki gihe, abana babyaye ari benshi cyane kandi bakabyara bakiri batoya, kandi ugasanga amagani umubare munini n'abapapa babateye inda. Ese buriya ubona bipfira hehe nkawe? Bipfira nyine muri kwa kundi ababyeyi bataganiriza abana babo kwiyubaha, ukubaha umubiri wawe, ukubaha umubyeyi. Buriya nawe ntago wajya kuryamana n'umupapa ukubyaye uwubaha ababyeyi. Rero numva ari ikibazo gikomeye cyane. Irari rirahari cyane ku bantu b'abapapa bubatse. Ndumva jewe bazajya banezerwa n'abagore babo, ahubwo abana bakabagira inama bakareka kwangiza abana, n'ukwangiza urubyiruko, u Rwanda rw'ejo hazaza. Ahubwo nkibaza ati ese ko bari gutereta abana, abasore babo bazashakana n'abandi? Ni ikibazo gihari gikomeye cyane. Pauline aratubwiye ati abapapa bafite irari, abapapa muri gutera abana bakiri batoya inda. Abapapa urumva yuko niba ari twe bari kuvuga, twe abapapa bahazaza, namwe bapapa mutubyara, urumva yuko ni umuco mubi, ni ibintu byakwiye gucika mu muco nyarwanda, ni ibintu bitari bikwiye guhabwa intebe cyangwa icyicaro muri iki gihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange. Twanzura rero ndagira ngo turase ku ntego, twanzure tubabwira ati bana mwifate gutya kugira ngo u Rwanda rw'ejo cyangwa icyo u Rwanda rubatezeho ejo kizaba kimeze gitya. Ngewe nanzura muri iki kiganiro, burya indwara mbi niyo kutimenya. Tugomba kwiyakira, tukakira ubuzima tubayemo, tukamenya kwiyubaha, tukubaha umubiri wacu kugira ngo tugire ejo hazaza. Ngewe icyo nashishikariza urubyiruko, abana b'abangavu bimenye, bamenye ubuzima bwabo, kandi aho ugize ikibazo, aho kugira ngo ugende ugishe inama ahandi bagushuke, reba abakuruta, ugane ikigo nderabuzima, ugane ibigo by'urubyiruko birahari, kubagide ku bigo nderabuzima ahantu hose bakugira inama, kandi inama nziza cyane. Ndumva rero aho kugira ngo twishore mu busambanyi, tureke kumenya icyo dukeneye, twazajya tugana aho hose, ubundi ukanagisha inama ababyeyi. Ngewe niyo nama nabagira dusoza ikiganiro. Umutumirwa wacu arakoze ku kiganiro cyiza tugiranye. Bakunze baba MPTV, turabwira yuko ibiganiro byacu nahazaza, ibiganiro byacu nibisaza, ni ibiganiro bihora byigisha abana b'igihugu n'uburere muri rusange. Ikiganiro rero tuganire cy'uyu munsi nahangaha tugisoreje, ariko ni ikiganiro nakagaruka muze kuri MPTV National Pictures kuri YouTube, niho dukorera. Murebe ibiganiro byacu byose, murebe ikiganiro tuganire, ni ikiganiro cyiza cyane. Ngewe nari CP Wisala, nakagaruka. Ciao, ndabakunda hanze mu gihugu, muri abanjye. Together turn up.